inkuru y'utwana tw'impanga tw'imyaka 10 twitabiriye isiganwa ry'amagare. Ella na Elisa Nshuti bakuze bakunda kunyonga utugare kandi bakumva bazavamo abasiganwa ku magare by'agatangaza. Ku myaka yabo 10 y'ubukure, izi mpanga nta hantu zumva zari kuzerekana impano zabo kurusha mu isiganwa ry'isi ry'amagare ririmo kubera i Kigali. Nubwo bakiri bato byo kutajya mu marushanwa y'abakuze, izi mpanga zasabye mama wazo Neri Ingabire kuzandikisha mu cyiciro cy'abasiganwa byo kwishimisha. Ni irushanwa rihuza inshuti n'imiryango ryabaye kuri wa gatandatu tariki ya 20 Nzeri 2025, mbere gato y'isiganwa ry'ababigize umwuga rizatangira tariki ya 21 Nzeri. Abantu 750 nibo biyandikishije muri iki cyiciro, aho bagira amahirwe yo kunyuranamo mu mihanda n'ababigize umwuga bakareba uko bakora imyitozo n'ukuntu siporo ibanezeza yababereye umwuga. Twigarukiye ku mpanga zacu rero, zivuga ko zatangiye gukunda igare zifite imyaka 3 gusa. Bamaze kwimuka bavuye i Kigali bakajya gutura i Bugesera hafi y'isambu ya mama wabo, bamaraga igihe kinini ku tugare igihe cyose kitari cy'amasomo. Mu kiganiro bagiranye na The New Times kuri telefone bagize bati: ni isambu nini kandi uburyo bwiza bwo kwigendamo ni ugukoresha utugare. Kuba twara abana babiri muri iyo sambu ngari gutyo, ntabwo twashoboraga gukina basket cyangwa umupira w'amaguru. Ni muri urwo rwego twisanze dukunze amagare. Mu kuzamura ubumenyi bwabo, aba bakobwa batangiye kwitoreza mu kigo Gasore Serge Foundation mu Bugesera. Ni ikigo gifasha urubyiruko muri siporo, uburezi no gukora ibikorwa bigamije guteza imbere abaturage. Kuva ubwo byabaye nk'inzozi zibaye impamo kandi ntibateganya kubivamo. Aba bana bavuga ko bafite inzozi zo gukora ibintu bigari muri siporo. Kimwe mu bintu bibatera umuhati ni ukubona ababyara babo babigize umwuga. Izi mpanga zagize ziti: batangiye ari abana nkatwe, kubabona bidutera kwizera ko natwe hari ikintu twakora kandi gikomeye mu gihe twabishyiramo imbaraga. Kuba natwe twitabiriye iri rushanwa ry'isi ry'amagare biratuma twiyumvamo ibyishimo, ariko nanone hakazamo akantu k'agahunga kubera ko ari irushanwa rinini twitabiriye, ariko biduteye ishema kuko ari ikintu kinini ku gihugu cyacu cy'u Rwanda na Afurika. Abantu bashobora kutwitegaho gukora byiza dushoboye. Twiteguye kubyishimiramo no kugaragaza uko dukunda gutwara amagare. Aba bakobwa bafite inzozi ko umunsi umwe bazahagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga. Bagize bati: icyo dukundira gutwara igare biba bimeze nk'aho uri mu bwisanzure. Bituma duhura n'abantu bashya kandi tukajya ahantu hatandukanye mu gihugu. Hari umunsi umwe twagiye mu marushanwa i Rwamagana kandi byari umunezero musamusa. Mama wabo avuga ko aba bana buri gihe abajyana mu myitozo cyangwa mu marushanwa kugira ngo bitagira aho bihungabanya amashuri yabo. Mama wabo kandi avuga ko aba bana bahura n'imbogamizi z'uko abo bahura nabo mu myitozo aho batuye mu cyaro, rubanda ibita abazungu kandi bagakunda no kubasaba amafaranga.